Tubahaye ikaze kuri MK Family TV nkuko mubimenyereye rero muri kumwe na Mwiza Yvette turabakiriye kugira ngo tubane namwe muri iki kiganiro twabateguriye. Gusa urashobora kuba uri mu bihe bitakoroheye dore ko ari na bamwe uyu munsi babuze ababo, turabihanganishije mwihangane, ni mwisi nta kundi. Nawe urashobora kuba uri mu bihe byiza, uri mu byishimo, twifatikanyije namwe muri ibyo byishimo. Twongeye gushima Imana. Twe hano twabonye akavura muri Nairobi, hari amaze iminsi hari ivumbi ryinshi cyane, amagripe yari menshi, ariko hariho changement nyine, ivumbi ryashize. Twabonye ari ibintu byiza cyane, urumva n'abahinga nabo babyungukiyemo, imyaka igiye kuboneka ku bwinshi, ibintu bigiye kuboneka, ibiciro bigiye kumanuka. Icyo kintu tugishimiye Imana. Tubahaye ikaze mwebwe mwese abadukunda, inshuti zacu, muhora mutwereka ko turi kumwe, natwe turabakunda kabisa, turabiyegereje rero muze mubane natwe. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, nk'uko ubushize hari urashobora kuba utarakurikiranye ikiganiro twaganiriye ku byerekeranye saving. Ni benshi bakomeje babinyandikira babidusaba, kandi ntacyo dushobora kubima, mwakidusabye tugomba kugikora tukakizana nk'ikiganiro twongera twakivugaho twese, kuko twese twungurana ibitekerezo. Ubushize hari bamwe bakomeje kunyandikira inbox ngo nongere mvuge ku byerekeranye saving, cyane ngo mvuge no kuri wa muntu nawe udakora, wa muntu udafite akazi permanent kamwinjiriza, ariko burya nta muntu udafite aho ahuriye n'amafaranga, reka mvuge gutyo. Niyo mpamvu twashatse kugira ngo twongere dusubire muri ino sije cyangwa se muri iki kiganiro twakoze ubushize, kugira ngo tubashe no kugera kuri wa muntu nawe udakora, twungurana ibitekerezo twese. Murakoze rero, tubahaye ikaze kugira ngo muze mubane natwe. Ubushize tukiganiraho twavuze ku muntu ukora, uburyo wakwiha gahunda ugasevinga kugira ngo witeze imbere, uteze urugo rwawe imbere, witeze imbere nyine mu buzima bwawe. Sirtu twebwe nkuko mubizi, intego ya MK Family TV ni ukugira ngo abamama natwe duhaguruke twiteze imbere. Turashoboye, yaba ari abamama yaba ari abakobwa, turashoboye. Ntabwo ari abagabo gusa bagomba kwiteza imbere, bagomba guhaguruka, natwe biratureba kandi turashoboye. Ni kubw'iyo mpamvu rero twashatse kugira ngo twongere dusubire muri ino sije twari dufite ubushize ya saving. Twabivuzeho cyane ku burambuye, twavuze ukuntu umuntu uwo ari we wese yabikora. Saving ntibireba umuntu ufite kapitale iri hejuru cyangwa se ufite igishoro kiri hejuru. Saving ireba umuntu uwo ari we wese, mu bushobozi bukeya bwawe, mu bikorwa byawe bikeya ukora, wakora saving kandi ikagenda neza. Urugero tugize ngo ndashaka ko uyu munsi dukora ibintu biri pratique. Urugero turashaka guhera nko ku mama, katwihere ku mama kubera ko cyane nibo twibandaho kuri MK Family. Urashaka kubura umumama ku munsi winjiza nk'amashiringi 500. Ngo n'urugero, ucuruza inyanya, ucuruza melon, ucuruza ibitenge, ibyasharani byinshi. Ku munsi winjiza amafaranga 500, wakwiha gahunda. Muri 500 winjiza ku munsi, ukavuga ati ngomba kwiha gahunda yo gusevinga kugira ngo nanjye ntere imbere, ejo hanjye habe heza. Kandi urumva iyo savinga ufite target, uvuga to kenda savinga ndigomwe iki kugira ngo ejo hazaza nzagere kuri iki ngiki, neganyiriza abana. Ushize twarabivuze, nubaka inzu, ngura imodoka, mpindura akazi nkora se, ushize twabivuzemo, sinshaka kubyinjiramo cyane. Wa savinga gute rero? Winjiza 500 ku munsi, uyihaye gahunda ku cyumweru, ukavuga ati muri 500 nzajya savinga 100. Ngo n'urugero rwa wa muntu winjiza 500, ukavuga ati buri munsi kumvuye ku kazi nzajya savinga 100. Urumva nukuba n'iminsi 6 ni 600, ayo ngayo uzaba winjije 600. Urumva n'amafaranga menshi ku cyumweru. Ugize ngo ukube n'iminsi 30 ni hafi ibihumbi, ça fait 600 multiplié par 30. Ntabwo byaba ari par 30. Okay, ku munsi winjiza 100, usavinga 100.
ijana multiplié par 30 biraba bibaye ibihumbi bitatu, sibyo? Ni amafaranga menshi cyane uba winjije. Urumva ibihumbi bitatu winjije ni amafaranga atakuvunye kandi afatika kwa. Ibihumbi bitatu burya by'amashiringi ni hafi ibihumbi 30 by'amanyarwanda, reka mvuge gutyo. Urumva n'amafaranga uba winjije atakuvunye kandi ufite target runaka uzagera. Urumva ku mwaka uzaba ugeze numva ni ibihumbi bitatu ku kwezi winjiza. Noneho tumultiplier, uyu munsi twashatse gukora pratique, uzaba umaze kwinjiza ibihumbi 36 z'amashiringi. Ayo ni amafaranga menshi cyane. Ibihumbi 36 ni hafi ibihumbi 350 tuvuge by'amanyarwanda. Ni amafaranga menshi uba winjije ku buryo warihaye target runaka, ufite guhindurirwa akazi wakoraga. Niba ari wa muntu uzenguruka ucuruza inyanya, aya mafaranga yagufasha ukaba washaka n'akazi ahantu ukicara kugira ngo kwa guhura uzenguruka kugabanuke. Niyo mpamvu rero duhaguruke dusevinge. Ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu kigufitiye akamaro, yaba ari wowe yaba ari n'urugo rwawe. Rero abamama turabyumva, kwa kundi usevinga makeya, kwa kundi wigomwa duke ukatubika, fin de fait ugira aho ngaho ukabona umusaruro ufatika. Rero courage, twe gucika intege, dusevinge, tubikangurire n'abandi kuko ni inyungu kuri twebwe, ni inyungu z'abana bacu, ni inyungu z'imiryango yacu. Yes, icyo nari nkoze nka samari y'iby'ubushize twavuze. Sasa sije yacu y'uyu munsi, urabona ubushize mwarabinsabye ngo tuvuge kuri wa mumama nawe udafite icyakora, udafite salaire ahantu runaka uhembwa buri kwezi, cyangwa se udacuruza nkuko tubimenyereye. Donc nyine wa mama tuvuge wirirwa mu rugo udafite business runaka akora, uwo nawe birashoboka ariko yasevinga gute? Burya mu buzima nta muntu udafite ahahurira n'amafaranga. Urugero, urashaka kuba umumama ariko niwe uje cyane nk'ibintu byo mu rugo, umugabo aragenda ariko hari amafaranga runaka uba wasigiwe kugira ngo usigare utunganya ibintu byo mu rugo. Muri ayo mafaranga iyo wihaye target runaka wagerageza kuekonomiza ibintu. Niba wari kudepansa nk'ikintu, urugero niba ari nk'amafaranga 500 bagusigirwa n'urugero, ukagerageza ati ndakoresha 450, 50 ni saving cyangwa se 50 ni saving. Iyo 50 ugiye wiha gahunda buri munsi kuri ya ratio bagusigiye ya 50-50 ukayibika, byagufasha cyane, nawe uri mu saving kandi nawe byagufasha gutera imbere. Icyo ni kimwe. Ikindi cyongeyeho, hari igihe ushobora kuba ugiye nko kugura umwenda, akugira ngo ugure wa mwenda uri high, ukaba bavuga ati okay, ngiye kubera target yanjye mfite runaka, reka ngure umwenda uri cheap cyangwa se uhendutse kugira ngo ngere kuri ya target yanjye ni high. Nawe urashaka kwiha target iti nanjye nyuma y'umwaka ngomba kuba nageze kuri iki kintu runaka, nubwo ndafite salaire, nubwo ndafite igikorwa runaka cya buri munsi kinyinjiriza, ariko nanjye muri duke mbona mu rugo rwanjye, muri ya mafaranga mansigira kugira ngo mbashe gukemura ibibazo byo mu rugo, nzajya nkemuraho bikeya ariko nanjye ngira ibyo nizigamira. Nawe saving wayikora kandi byashoboka. Burya ikintu cy'ingenzi ni ukwiha umurongo, ukiha target, ukavuga ati nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 3, nyuma y'imyaka 10 nzaba nageze ku kintu runaka. Iyo wihaye target, kwa kesaswa ugera kuri objectif yawe. Rero abamama twe kwitinya, duhaguruke dukore, saving, tureke gusesagura imitungo, kuko gusesagura ntacyo bimaze. Gusesagura ni ukutagira imibare, ariko ifite imibare ugera kuri byinshi cyane, utera imbere, n'ubuzima burahinduka. Rero tubeho dufite intego. Burya ubuzima bufite intego n'Imana iragusanga. Iyo wihaye umurongo runaka n'Imana iragufasha ukawusoza amahoro. Murakoze cyane kudukurikira, turabakunda cyane kandi mwakoze kuduha umwanya wanyu kugira ngo tubashe kubana muri iki kiganiro. Rero nkuko mubizi, MK Family ihore dukangurira kwikorera abamama, duhaguruke dukore, turashoboye kandi burya turanakora n'ubundi nibisanzwe. Rega burya no mu ngo zacu iyo dutunganya imirimo yo mu rugo, buri kintu twagishira ku murongo, buriya tuba turimo dukora. Nako nakazi nako
nta kazi bugiye mu mama atunganya ibintu byo mu nzu, buri kimwe cyose akagiha umwanya wacyo, ntihagire ikintu gipfa kandi uri umumama ubiri kubireba wabitunganyije, burya nawe uri mu kazi, nawe vraiment uriho gukomerwa amashyi cyane, wakoze akazi gakomeye cyane. Murakoze kandi turabashimiye ku mwanya mwiza mwaduhaye, Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha tubibutsa wa muntu utarakora subscribe kuyikora, share and comment. Murakoze cyane, naho ubutaha, bye.